Nongeye kubasuhuza bene data abakunzi b'umusaraba, nongeye kubaha ikaze mu kiganiro. Aho none ku Murinzi TV tuganira ku ijambo ry'Imana, tukanabira hamwe umwe mu buhanuzi bw'iminsi imperuka, kuko iyi minsi niyo dusohoyemo kandi tugomba kubyitaho. Biratureba ntitwabe iki gihe tubisohoyemo, tugomba rero kubiganiraho ndetse tukareba n'icyo umwuka wera atubwira. Nimunyemerere nsenga Imana hanyuma twinjire mu kiganiro. Nongeye gushimira Uwiteka Mana yacu, ngushimiye ko wadukunze urukundo rwinshi rutarondoreka, ngushimiye ko waduhaye agakiza, kandi ngushimiye ko waduhaye Yesu kugira ngo abashe kudupfira. Iki kiganiro gisenye ngo ubashe kubana natwe, umwuka wera atuyoboze, imbaraga zawe zidurize mu izina rya Yesu urakoze, amen. Bakunzi bacu rero, iyi minsi ndimo nakora ibiganiro ntaboneka kuri kamera, maze iminsi ndwaye, narwaye grippe imera nabi cyane, ari mpamvu mwumva ijwi ritameze neza, ariko mubyihanganire, ntabwo tubuza kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku kintu bita akarengane k'itorero. Itorero ninde? Akarengane ni iki? Intumwa za mbere zagiye zica mu bihe bikomeye kandi bigoye, ndetse rimwe na rimwe zikicwa, abandi bagiye bapfa impfu zikomeye bakabashishuraho impu, abandi bakabarisha inyamaswa zikaze z'intare. Mu mwaka wa 1968 kugeza muri za 70 i Roma haba ikintu gikomeye cyane, ubwo umwami wari uhari yitwaga Empereur Nero yafashe abakristu abica urupfu rubi. Nubwo baswe stade yitwa Colosseum iri i Roma, akafata abakristu bakabarisha inyamaswa muri stade, hakaba nk'ibirori, bagahamagara abantu nyine nkuko bahamagara abantu nko muri arena, bagafata intare bakazishonjesha ziri ahantu muri cave, bakazirekura zikaconshomera ba bakristu zikabarya, abantu bareba bagafana bagaserebura bakishima. Aba bantu baziraga iki? Tugiye kureba ku kintu bita akarengane k'itorero karimo karavuga uyu munsi n'abigisha batandukanye, bavuga ko ngo tugiye kwinjira mu karengane k'itorero bitewe n'ibintu runaka biri kuba cyangwa se bigiye kuba. Hari ibintu cyateguye, twaganiraho mu biganiro bitandukanye, nk'ikintu cya globalization, gushyiraho isi imwe ifite umuturage umwe, ubukungu buhurijwe hamwe, igisirikare kimwe, politike n'ibindi. Ibyo ni ibintu cyateguye kugira ngo Satani arimbuze abantu benshi. Ibyo ni ibintu byumvikana, twabiganiraho mu buryo bihagije. Ariko tukagira ikindi kintu kivuga ngo ese abantu batazinjira muri systeme hanyuma bakaba bakwikururira kuba bakwicwa cyangwa bagafungwa cyangwa se bakagira ibindi bibazo. Ibyo nibyo byitwa akarengane k'itorero. Itorero ninde? Yesu atangira ministeri y'ubutumwa yatangire kwigisha 12 arabatoranya, arangije arabigisha imyaka 3. Nyuma yo kubigisha abohereza n'umwuka wera kugira ngo abakomeze. Guhera uwo munsi ngiyo fondasiyo. Ni mpamvu bavuga ngo itorero ry'Imana rifite urufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Uyu munsi rero itorero rivugwa ni abantu bose binjiye muri systeme, bakemera Kristo, akabaka umwuka we, hanyuma bagakorana nawe. Iri torero yagize ibibazo bikomeye cyane rero ku buryo nyuma yuko uyu shebuja cyangwa se databuja Kristo asubiye mu ijuru, intumwa za mbere zahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ziricwa, ziratotezwa, zirakubitwa ku buryo bukomeye cyane. Ariko mbere ko babyinjiramo, Yesu yabanje kubaburira, arabateguza. Reka turebe muri mu gitabo cya Matayo. Yesu yabanje kubateguza, avuga ko ibyo bizababaho. Reka turebe tubuze bwana na Matayo ibice 10. Kaduherenda ku murongo wa 24. Yesu akomeza intumwa ngo zidatinya. Umwigisha ntaruta umwigisha, umwigishwa ntaruta umwigisha, kandi n'umugaragu ntaruta shebuja. Birahagije ko umwigishwa amera nk'umwigisha, n'umugaragu akamera nka shebuja. Niba bise nyir'urugo Belizebuli nkaswe abari mu rugo rwe. Hano yaramabwira uburyo abigishwa bagomba kwitegura kuzanyura mu nzira nk'iyo Yesu yari agiye kunyuramo. Abira ngo ntabwo umwigishwa aruta umwigisha, kandi umugaragu ntaruta shebuja. Aravuga ati niba njyewe nyir'urugo baranyise Belizebuli nkaswe mwebwe abo mu rugo. Bivuze ngo niba Yesu yaragambaniwe akicwa akubitwa, n'abigishwa be bagombaga kunyura muri iyo nzira. Ariko se bakayinyuramo bazira iki? Ko Yesu yabanje kubaburira ngo bitegure ko bazatotezwa, bari kuba ubundi bari kuzira iki? Reka turebe irindi jambo muri icyo gitabo cya Matayo, ntabwo turi buhave, ibice 10:16. Uburyo intumwa zizarenganywa. Dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega, nuko mugire ubwenge nk'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu, kuko bazabagambanira mu nkiko
kandi bazabakubitira mu masinagogi, bazabashyira abatware n'abami babampora, muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Nako kantu nashakaga, babampora. Ariko nibo bagambanira, ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya. Imana ishimwe. Kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ni Umwuka wa So uzabavugisha. Imana ihimbazwe. Aba bantu bari bagiye kurenganywa, bagiye kwinjira mu karengane ko kwicwa no gukubitwa. Ubundi bari kuba bazira iki? Bari kuba babahora ko bavuga izina rya Kristo. Yesu akimara kuzuka, nako amaze gupfa, yaje kuzuka. Azutse abasirikare bari barinze imva, bagera kwa Herode ibwami. Baravuga ati, ni ukuri tubabwiza ukuri, yazutse, yatuzukanye, ntabwo tuzi natwe ibintu byabaye, twashidutse twaguye nk'abantu bapfuye, twona umucyo udukubise mu maso, turapfa tugwa muri koma, ntituzi n'igihe yagendeye. Ariko nubwo tukwabihisha, ni ukuri yazutse. Herode aravuga ati, babaha amafaranga menshi, ntimuzigere muhingutse iryo jambo muri rubanda, mubabwire ko abigishwa be baje nijoro bakamwiba bakamujyana katazutse. Bibiliya iravuga ngo icyo kinyoma gikwira mu Bayuda bose, na n'uyu munsi bazi ko gatazutse, ahubwo abigishwa bagize gute? Baje kumwiba. Batangajwe n'ibikorwa byabaye rero. Nyuma yaho Mwuka yohereje imbaraga zikomeye. Za ntumwa z'abanyabwoba ba Petero bekanaga Yesu n'abandi baratinyuka, babona bari kuvuga bashize amanga muri rubanda, bigishiza imbaraga za Yesu. Bituma abanyedini bagira agashyari n'umujinya, bavuga ati, ko twatuzi ko twazimije uyu muntu, none bakaba bakomeje kwiyongera, bimeze bite? Bagerageza kubirwanya ariko biranga, kuko Umwuka w'Imana ari muri iryo torero. Baziraga iki? Baziraga kuvuga muri iryo zina, kwigisha iryo zina, guhamya iryo zina. Yesu yavuze ngo bazabakubitira amasinagogi, bazabagambanira mu nkiko, ariko bazaba babampora. Bivuze ngo akarengane k'itorero gashingiye mu kuba abantu bahorwa Kristo, guhamya Kristo, kuvuga imirimo ya Kristo, Kristo ukiza ibyaha, Yesu Kristo batura abantu mu bubata bw'ibyaha. Nicyo kintu abantu bakwiye kujya gute? Kuba barenganyirizwa. Ndimo ndashaka ijambo riri mu Byakozwe n'Intumwa, ibice byabo 3, aho Petero na Yohana bakijije ikirema bikabyara impaka. Ndashaka kubasomera amagambo bababwiye. Yesu, Ibyakozwe n'Intumwa 3, yego, Ibyakozwe n'Intumwa ibice 4, tugere ku murongo 8. Nuko Petero yuzuye Umwuka Wera arabwira ati, batware b'abantu mwese namwe bakuru, uyu munsi turabazwa ibyo twagiriye neza umuntu wari uremaye, kandi turabazwa icyamukijije. Ariko menye ko mwese n'abantu bose bo muri Isiraheli yuko izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uwo mwabambye, Imana ikamuzura, ariryo ritumye umuntu ahagarara imbere yanyu ari muzima. Imana yacu ihimbazwe. Iki kintu abantu baziraga ni uguhamya Kristo Yesu n'imbaraga ze. Tubyumvikaneho, akarengane k'itorero k'abakristo, persecution, gashingiye ku guhamya Yesu Kristo n'imbaraga ze. None uyu munsi ko tubona hari ibindi bintu birimo gutuma abantu bavuga ko hagiye kuba akarengane k'itorero, ndetse hari n'abagiye bikurira ako karengane mu gihe kitari cyagera, bagakita akarengane k'itorero, bivuze imeze biti. Idini ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi rivuga yuko akarengane k'itorero ari uburyo abantu bazarenganyizwa kudasenga ku munsi w'isabato. Amwe mu nyumvire, Abadivantisiti bigishijwe ko bazarenganywa babujijwe gusenga ku munsi w'isabato. Bakavuga ko igishushanyo cy'inyamaswa kivuga muri Bibiliya ari umunsi w'icyumweru kizashyirwaho n'ubupapa, abantu bakarenganywa, bagafungwa, bakicwa, kuko banze kujya gusenga ku isabato. Ngako karengane ka mbere abantu barimo barigisha. Nyamara Bibiliya itubwiye yuko ababigishwa ba Yesu bazize kumuhamya. Tubonye Petero na Yohana bakijije umuntu wavutse ari ikirema, abanyedini barabafashe babata hagati, baravuga ati, ni ibiki byabaye? Ni imbaraga ki zibahesha gukora ibyo mwakoze? Petero ngo yuzuye Umwuka Wera, turahasomye, aravuga ati, Kristo Yesu wa undi mwishe mukamubamba, umwe w'i Nazareti, Imana yaramuzuye, ni nawe ukoze ibi, si twe twabikoze, ni imbaraga z'izindi twebwe zirimo zirabikora. Bituma nyamahanga, nako bituma abanyedini, idini y'Abafarisayo igira ishyari n'agashira. Ukomeze gusoma imirongo hepfo, babakubise inkoni nyinshi, ariko babihanangiza kutongera kuvuga muri iryo zina,
kutongera kwigisha muri iryo zina. Ubundi ikibazo ni iri zina mwa bantu. Ikibazo ntabwo ari umunsi wo gusengaho, nubwo wasanga ku wa mbere cyangwa ku wa gatanu cyangwa ku cyumweru cyangwa ku wa kangahe Imana irakumva. Ikibazo si umunsi, ikibazo ni uguhamya iri zina. Nicyo abantu baziraga. Akarengane k'iture gashingiye kuko abantu bakwiriye guhagarara bagashikama bagahamya iri zina. Nicyo intumwa za mbere zagize gute? Zazize. Nicyo abigishwa ba Kristo bagize gute? Bazize. Naho iby'umunsi w'isabato nta hantu bihuriye. Uyu munsi rero hadutse izi nyigisho zivuga yuko akarengane k'itorero kagiye kuzaba gashingiye ku kuba abantu bagiye gushyirwamo ibintu byo kubakontorora, birimo ngo icyuma cya microchip, irangamuntu z'ikoranabuhanga, nizo systeme zirimo zirazaduka za Satani zo guteguriza umunyabugome antikristo. Bati umuntu wese uzashyirwamo kiriya kintu azarimbuka. Bati kandi uzabyanga azicwa, habe habaye ikibazo akarengane k'itorero. Ariko uyu munsi tuzi abantu bagiye bikururira ikintu twakwita nk'akarengane, ariko kadashingiye ku kuba bahamya Kristo. Ndibuka mu gihe cyashize ubwo mu Rwanda hadukaga imikorere irimo kujya guha abantu indangamuntu ndetse na za mituweli, uburyo bwo kwivuza bushyashya, hari abantu babyanze, barabyanga karema, baravuga bati ibi bintu birimo ikimenyetso cy'inyamaswa, ntimufate indangamuntu. Iyi ndangamuntu yarahanuwe kera. Muri koko mbere habagaho indangamuntu y'igipapuro kimeze nk'igipande cyenda gusa nk'ubururu bwa blessure. Hanyuma nibwo hazaga iyi ngiyi ikarita dufite uyu munsi ifite imibare 16. Bataha ntitwababwiye iyi ndangamuntu nirimo ikimenyetso cy'inyamaswa. Hari abantu banze kuyifata, bakura abana babo mu ishuri, batabonye itorero rigiye kurenganywa, cya kimenyetso bavuze ubu nyine bagiye kukidushyiramo. Niduhunge bene data, nimureke tuyoborwe n'umwuka w'Imana. Dukureho urujijo, mureke umwuka w'Imana tuyobore, tureke amarangamutima n'ibitekerezo by'abantu, turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga, n'umwuka wera tuyobore. Hari abantu bahunze igihugu icyo gihe, bahungira mu bihugu duturanye, bavuga bati iyi mu Rwanda byakomeye, kabaye indangamuntu irimo ikimenyetso cy'inyamaswa bari kuyiha abantu. Ariko ukibaza icyo kimenyetso cy'inyamaswa kiva muri iyo ndangamuntu kikakwiyomeka mu gahanga, ntihabeho no gutekereza na analize ngo umuntu ashyire no mu gaciro icyo kimenyetso katuvuga ko kinarimo. Ubwo niba nk'iyo karita y'imibare 16 nzakoresha muri serivisi zanjye, basobanukiwe n'imibare, hari ikintu yavugaga. Harimo imibare igaragaza igihugu cyawe, igaragaza niba uri umugabo cyangwa n'umugore, imibare igaragaza imyaka wavutseho. Ukibaza icyo kimenyetso niba kinarimo kizava mu ikarita kinjya mu kiganza, kizava mu ikarita kinjya mu bitekerezo gute? Ugasanga rero ni ubuyobe budatanga ushingiye no ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero hadutse iyindi nyigisho ivuga ko tugiye kurenganywa kuko hagiye kwaduka indangamuntu y'ikoranabuhanga, ndetse abantu batangiye kwibaza ngo turahungira hehe. Ababigisha rero ku ma social media bakameje ati nimuhunge karabaye, nimuhunge uzagifata azarimbuka. Ariko ukibaza aka karengane barimo kuvuga ngo tugiye kwinjiramo k'itorero kaba gashingiye ku guhamya Kristo. Mu by'ukuri mu Rwanda hari abantu bashize amanga bagahamya Kristo, bakaba babirenganyirizwa. K'intumwa za mbere zarenganyirijwe kuvuga Kristo n'imirimo ye n'ibitangaza yakoze. Ko tubonye Petero na Yohana barakubise inkoni bamaze gukiza umuntu wabivuze ari kirema, bakabashyira muri gereza, bakavuga bati Kristo mwishe mukamwamba ni uzuye, ni uhagurukije umuntu aramukiza, si twe tubikoze, ahubwo ni wa wundi Yesu w'i Nazareti, Imana aramuzuye, ni mukora ibi ngibi. Uyu munsi ibyo twita karengane rero siko karengane. Hari abantu dukorana aho nkora mu kazi mu gihe cya covid, inkingo zaraje, amakuru yarameza atya bishyushye ku masosho media bati harimo ikimenyetso bari kukibatera muri iriya microchip iri muri rukingo. Ni akantu gato kangana nk'umuceri, iyo bagateye mu rukingo ntago wamenya ko kana kwinjiyemo, ndiko barimo barabateramo mwese mugiye guhita muhinduka nk'amarobo mucira inkonda. Abantu banga kwikingiza covid-19. Wenda simvuze ko sinkangurira abantu kwikingiza, sinkangurira abantu gufata iyo ndangamuntu, nge ni kwivugira iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu barabyanga, bamwe ku kazi barabirukana, barasufura. Hari umuntu nzi rwose wakoraga ahantu baramwirukanye arasufura, n'umudamu ava mu kazi, barabadivantiste, bavuga bati ikimenyetso batubwiye none ni kiriya. Ukibaza ikimenyetso kivuye mu irangamuntu w'ikarita kikaba kigiye mu rukingo rwa covid, kikaba kigiye mu irangamuntu y'ikoranabuhanga, ko bazaza n'imirisi bati microchip kijemo, bati muri mituweli kirimo. Ubwo ukibaza ibintu bishingiye ku ijambo ry'Imana. Ako karengane rero abantu bikururiye ntaho gahure no guhamya Kristo. None umuntu nanga gufata mituweli ngavuza abana be, ko mu Rwanda byahabaye, leta ikamufunga, uwo muntu azaba arenganyirijwe ubutumwa bwiza bwo guhamya Kristo.
none umuntu niyanga kwikingiza, niyanga gufata iyo muntu akabura amaserivisi yari akeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi, wenda akaba yagirwaho n'ingaruka runaka, uyu muntu azaba arenganyirijwe guhamya Kristo. Ibi bintu bihuriye hehe? No guhamya Yesu. Bene data, mureke tube maso, dukurikire ijambo ry'Imana, dusabe umwuka wera tuyobore, ko mino minsi ibintu byabaye birebire, amakuru yabaye menshi, ibihuha byabaye byinshi, abantu bacanganyikiwe. Hari umuntu umwe nabonye hamwe ku rubuga avuga ati se, ati nk'umuntu ufite nk'imitungo utimukanwa, ati nka buriya nko mu Rwanda ko agiye gufata irangamuntu ikoranabuhanga, ati rwose nk'amazu yanjye nzayashyira hehe, nzabona serivisi gute kandi icyo kintu nanze no kugifata. Ukibaza ibi bintu byo utakurenganyirizwa Kristo, akarengane k'itorero nako. Oya, akarengane k'itorero nakazaba kibasiye abantu bari guhamya Kristo. Icyakora bavuga bati tugiye gusengera wenda muri stade Amahoro, ni urugero ntanze, bakavuga bati uyu munsi umuntu kuri idini ry'ababuda, ababudiste niwe ugiye kubwiriza, hanyuma twese hamwe tugiye gusengera muri iyo stade, abakristo, abahindu, abayisilamu, abadventiste, abadini yose, cya kintu cyitwa idini rimwe, ngaho nimuze tugiye gusengera muri stade, uyu munsi arabwiriza umubudiste. Icyo gihe wenda wavuga utera karakaraka, ababudiste se udafite Kristo atubwiriza iki? Wenda ukanga kujyayo, avuga ati kuki banze kujya hamwe n'abantu, kutibona njyewe ntabwo imyemerere yanjye yo guhamya Kristo ifite ihuriye n'abasenga ibishushanyo, n'abasenga abakurambere babo muri babuda n'abandi. Icyo gihe wenda ufunzwe cyangwa igihe ikibazo byakwitwa akarengane, kuko uburenganyije guhamya Kristo. Haje nk'itangazo rivuga riti abantu mwese mwavuga Yesu Kristo ntimuzongere kumuvuga, mujye muvuga wenda n'urugero Muhammad, cyangwa ati mujye muvuga ikindi kintu kitarimo Yesu Kristo. Icyo gihe wenda ukavuga uti reka ngiye nzahamya Yesu niwe wadukijije, wadupfiriye ku musaraba, ukajya ku ruhimbi ukabwiriza ugashyiramo ijambo Yesu Kristo, bakagufata akakujyana kagufunga cyangwa kugira izindi ngaruka. Icyo gihe waba urenganyirijwe guhamya izina rya Kristo Yesu. Ikibazo isi ifite uyu munsi, ikibazo Satani afite, ni uguhamya Yesu n'imirimo ye, bituma abantu bamenya iyo mirimo bagahindukira bakaza kuri Kristo, bagacika Satani. Niko gashyari abayuda bagiriye intumwa, bavuga bati ntimwongere, turabihanangirije kwiyigisha muri iryo zina, icyakora nimugende mwigisha ibindi bintu, ariko ntimuvuge muri iryo zina. Na nyuma yaho Satani akoresheje uburyo bukomeye bwo kuzimya izina rya Yesu Kristo, ashyira amatsinda akomeye, madini akomeye. Tuzaganira, nshaka kuzategura ikiganiro cyihariye ku kintu bita itsinda ry'abayezuwiti bashyiriweho kugira ngo bazimye izina rya Yesu Kristo mu mitwe y'abantu, kugira ngo bazimye ubukristo bwa nyabwo mu bantu. Nzakora ikiganiro cyihariye kuri abo bantu. Satani rero ashoyemo amafaranga menshi, ashoramo amafaranga menshi, ashyiramo abantu bakomeye bize, ashyiraho ingamba zo kuzimya iryo zina ngo abantu baryibagirwe, ntibakongere kurivuga, kugira ngo abantu batumva imirimo y'Imana bakaba bakizwa bakamucika. Ngiki kintu tuzazira, ngiki cy'akarengane k'itorero bivuze. Ntaho kwanga gufata urukingo ngo wanze ko bagushyiramo ngo gufata irangamuntu y'ikoranabuhanga, ngo ntanze gufata mitiweli, ngo mu Rwanda ngo harimo ikimenyetso. Byose bihuriye no guhamya Kristo. Mureke tube maso, dukurikije ijambo ry'Imana, twe kumva inyigisho z'abantu, ahubwo twumva icyo birivuga, ariko dusa n'umwuka w'Imana aduhishurire. Ngaho namwe mutubwire muri komanteri uko mubyumva. Ikiganiro nshaka ko cyakirekire cyane, ndashaka kubabwira yuko ibyo bari kutubwira ari ibinyoma. Guhamya kwa Yesu nicyo kintu cyitwa akarengane k'itorero. Hari ikindi kintu twaganiriyeho kiri muri Matayo 24, biriya byise umubabaro ukomeye. Ni umubabaro wa Yakobo, ntabwo ari uwacu, ni uw'abayuda bazababazwa ko banze Yesu. Ku munota wa nyuma Yesu agiye kuza kubatabara, nibwo bazababazwa, hanyuma Yesu aze kubatabara. Twabiganiraho mu buryo buhagije. Ibyo nabyo si akarengane k'itorero. Oya, ubwo Antikristo arimo guhemukira Abayisiraheli, arimo kubica urupfu rubi, Yesu akaza kubatabara. Ntabwo ariko akarengane k'itorero. Oya, ahubwo uyu munsi akarengane k'itorero karakorwa buri munsi. Karakozwe ku gihe cy'intumwa, karakozwe i Roma, gakozwe n'uyu mugabo Nero. Akarengane k'itorero nuko karacyakorwa. Hari abantu bahura nako mu idini, kandi akarengane k'itorero gakorwa n'abanyedini, kuko muzi ko idini ryivanze na politike kugira ngo base kuricinga kugera ku muntu iri burenganye ica ku munyedini. Ariyo mpamvu mwitegure, akarengane kose gakorwa n'abanyamadini. Ntabwo nabura gutanga ingero. Hari abantu barenganyijwe mu madini, bahari benshi, abagiye basambanywa n'abanyamadini, abagiye bamburwa, abagiye barogwa, ni ibintu byinshi bitandukanye, bagiye bafungishwa, bagiye bicwa. Abanyamadini ni babi, nibo
bazakorera ituro ry'Imana akarengane, kuko na mbere hose nibo bakoreye ituro ry'Imana akarengane. Kuko n'uyu Petero dusomye mu byakozwe n'umwana na Yohana barenganyirizwa ubutumwa bwiza, ariko bikozwe n'abandi n'abakuru b'idini, abafarisayo. Ntabwo leta yabaga yabyivanzemo, ahubwo abanyedini nibo babijyagamo cyane. Nimunyemerere dusoze ikiganiro no kugira kirekire, ariko duhe ibitekerezo. Jya muri commentaire utubwire uko ubyumva, jya muri commentaire duhe ibitekerezo, kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenga Imana. Nongeye gushimira Uwiteka Mana nziza, uri Imana y'urukundo, uri Imana y'amahoro. Tugushimira ko ukomeza kuduhishurira byinshi ku ijambo ryawe n'iminsi dusohoyemo. Ni iminsi y'urujijo, ni igicuku, turi mu gihe cy'igicuku kandi isi icuza umwijima, ariko turasize ngo umucyo wawe ukomeze kutumurikira no kuduhishurira abantu bave mu rujijo n'umwijima, kugira ngo bajye mu mucyo, bamenye icyo bakwiye gukora. Tugeze mu gihe bigoye, sengera abantu b'iki kiganiro kugira ngo ubahishurire byinshi kurutaho, umwuka n'abasanga bigisha kandi bakure mu mwijima, bamenye ukuri kw'ijambo ry'Imana, bahishurirwe icyo bakwiye gukora kandi bave kuri Satani baze kuri wowe. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amen.